Haleluya. N'umugisha udasanzwe kongera kugaragara hano muri studio za Cape TV 47. Ni n'umunezero udasanzwe kongera kuba hano. Ndashima Imana inyemereye kuba hano kuri uyu mugoroba. Nshimira namwe mwese mudukurikiranye, hari abantu badukurikiye muri hirya no hino, abari muri Amerika tujya tubibona ko mudukurikirana, abari mu Burundi namwe mudukurikirana. Imana izi kugira neza ibaho umugisha, abadukurikirana bari Tanzania, Kenya, hirya no hino ku isi, abari muri Europe, mu Burayi, n'abandi bose bo muri bihugu by'umugabane wa Aziya mudukurikirana. Uwiteka Imana izi kugira neza ibaho umugisha, kuko ibyo bitwereka ko mutwishimira kandi mutuzirikana, kandi turi hano kubera mwewe, turakora kubera mwewe. Ndabashimira cyane, muri ab'ingenzi cyane. Gusa mwibuke gukanda subscribe ku batarayikanda, musharinge ubu butumwa. Turi hano kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Muri video yatambutse nagerageje gusangiza abadukurikirana cyangwa se mbabwira imyizerere yacu, twe tuyoboye Cape TV 47. Ibyo nababwiye rero nabisubiramo. Nagerageje kubabwira ko twizera Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, tubatizwa mu mazi menshi, tuvuga mu ndimi, turahanura. Intego yacu ni ukubwiriza ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Ndumva ari ingenzi kuba mwabimenya, n'umugisha n'amahirwe adasanzwe. Murakoze cyane. Nejejwe n'Imana kuba hano rero kuri uyu mugoroba. Nshimira n'ubuyobozi bwa Cape TV 47 bwampaye uyu mwanya ngo mbaje kuganiriza abadukurikiye ku ijambo ry'Imana. Nkunda Imana, nkunda kuririmbira Imana, nyobora indirimbo mu rusengero, ndabikunda cyane, bindimo. Ndabikunda, ndabyishimira kuko bituma Imana igitsura ikampa indirimbo, ndabikunda cyane. N'umugisha rero kuba hano muri studio za Cape TV 47. Kuri uyu mugoroba rero nkaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kugira ngo dufashanye muri urugendo, kuko ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo nyakuri umukristo yireberamo ntayo inzira ihagire ibimuyobya. Mbifurije ibihe byiza abatureba murwaye muri kwa muganga, mwihangane. Ahari uyu munsi ntabwo bimeze neza, ariko ejo bizamera neza. Abari kunyura mu bihe bikomeye ndabizi, gukizwa ni intambara n'urugamba, ariko mwihangane, kuko nitutawisari tuzasarura, kuko Imana dukorera n'umukozi w'umuhanga kandi iratuzi izi n'amazina yacu. Kandi nizeye ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ari ukuri. Niba uri kunyura mu bikomeye rero ihangane, natwe hari ibyo turi kunyura mu bikomeye, ariko turacyananze kuwiteka. Reka twikomeze kuwiteka, kuko nta handi ubutabazi bwacu no gukira kwacu kuri uretse kuwiteka. Imana niyo Mana yacu ibasha kudukiza mu makuba yose. Kuri uyu mugoroba rero reka turebe ijambo ry'Imana riboneka hano mu Bakorinto ba kabiri, ibice 4. Turasoma duhereye ku murongo wawo wa 16 dusoreze ndetse n'uwa 18. Abakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 16 dusoreze ku wa 18. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Reka mu bihe turimo bitandukanye by'ubuzima, ijambo ryawe riturema umutima, kuko turi hano ngo dukomezanye turemane umutima, kugira ngo umunsi wagenye tuzatahe iwacu mu ijuru duhimbaza izina ryawe Uwiteka Mana. Komeza ubane natwe, turengere, twambike imbaraga, byose kugushaka niko nshaka, niko bwawe Yesu tubisabye bakoze. Amen. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo gituma tudacogora. Ese ni iki gituma tudacogora? Ngo kandi nubwo uyu mubiri wacu usaza, umubiri wacu umuntu wacu wo mu mwuka, ngewe wanyawe atari uyu mubiri, ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ese mwene data, mushiki wanjye, ibyo wari ubizi? Uyu mubiri uba ugaragaza gucika intege no gusaza, ndetse usatira iherezo ryawo. Ariko muri uko gusatira iherezo ry'uyu mubiri niho ubugingo bwacu, umuntu wacu w'imbere aba arushaho gukura. Ni nayo mpamvu bitunanira kenshi, kuko
amahame y'ijambo ry'Imana cyangwa se imikorere yo mu bwami bw'Imana ihamanye cyane n'imibereho yacu tubaho. Kuko hano ku isi tuzi ko iyo umuntu ari umusore ari igikwerere, ari hagati y'imyaka 25 na 40, aho ngaho umuntu aba afite imbaraga, niyo myaka y'imbaraga z'umuntu. Ariko mu buryo bw'umwuka, umuntu wacu w'imbere uko imyaka ishira niko agenda agira experience, atera intambwe yo kwegera Imana, atera intambwe yo kumenya Imana. Ndetse n'ibintu twarebera no mu buhamya bwacu bwa buri munsi, ubuzima twayeho bwa buri munsi. Iyo ntekereje hashize ibyangizaga muri uru rugendo si byo bikindiza, kubera ko nkiri umwana mu gakiza natekerezaga nk'umwana mu gakiza, ariko uko ngenda nsatira Kristo nsoma ijambo ry'Imana, uko iminsi igenda ihita niko ngenda mbona gukura ko mu buryo bw'umwuka. Mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye, uri guhura n'ibigeragezo, uri guhura n'amakuba menshi. Nitso koko tunyura mu bibazo. Hano ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwiyongeranya kw'akanya ka none. Muri iyi si turarwara, turababara, byongeye turi abana b'Imana, turi abana b'ubwami bw'Imana, turi hano tugaragaza ishusho ya Kristo. Satani nawe atuzanira amakuba akatugerageza. Ariko muri uko kubabazwa kwacu bimeze nk'iki? Bimeze nk'akayunguruzo, cyangwa se bimeze nk'uruganda rudutunganya mu bwiza tuzabona ubwo tuzaba tugeze mu ijuru, ubwiza bw'iteka ryose. Mwene data, kunyura mu bibazo bitandukanye, mu bukene, mu nzara, mu intambara, guhagurukirwa n'abantu muri business bikanga, ihangane, wikomeze kuwiteka, utumbire Yesu, kuko gutabarwa kwacu nta handi kuva uretse kuwiteka. Ngo nuko kubabazwa kwacu kw'akanya ka none kwiyongerana kuturemera iki? Ubwiza tuzabona bw'iteka ryose. Hano rero tumanutse hepfo gato 18, ngo natwe ntitureba ku biboneka. Mwene data, nshuti yanjye, mushiki wanjye, urimo urareba kuriye, nturimo urareba ku bigaragarira amaso by'aka kanya. Muri iyi minsi rero ndimo ndashima Imana kuko irimo iramfasha mu mitekerereze yanjye, cyangwa se uko nabonagamo ibintu mu buzima busanzwe. Hari icyo yampinduyemo kugira ngo ndebe mbashe kubona imigisha y'Imana mu buzima bwanjye. Mwene data, mushiki wanjye, hanga amaso Yesu kuruta uko wahanga amaso rya deni utarishyura, kurusha uko wahanga amaso bya bindi biguhagurukiye, kurusha uko wahanga amaso business itari kugenda neza. Mbega guhanga amaso ibibazo byacu bituma tudasigira ubwiza bw'Imana ngo turamye Imana tuyihimbaze. Ese washima Imana umutima wuzuye amaganya, amaso yawe akingirijwe n'umwijima w'ibibazo ufite mu buzima? Mwene data, nshuti yanjye, ndasenga Imana ngo igukore ku maso uhumuke, utangire kureba mu byiza Imana yakoze mu buzima bwawe, kugira ngo utangire urenze amaso ibyo ukeneye ubona udafite, ubashe guhamagara Imana, ubashe guhamya Imana, ubashe kugira ahandi hantu heza ugera. Kuko Yesu Kristo ari muri twe, ukuri kuri muri twe. Yesu Kristo ari muri twe, amahoro ari muri twe, kuko niwe wavuze ati nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura. Reka iyo mitwaro yose tuyikoreze Yesu, twihanganira amakuba n'ibigeragezo, dutumbire Yesu, kuko ndabizi ko muri Yesu niho turuhukira kandi niho dusubirizwa. Icyo nzi neza nuko nubasha kuramya Imana no mu makuba, biratuma Imana ikuraho na ya misozi, ibya bindi wabonaga bimeze nk'imisozi imbere yawe, wareba ukabona ugiye guseba rwose, ukabona ucitse intege. Ariko reka mu kugira icyo nakubwira, ibuka mu buzima bwawe nta hantu warize ukabwira Imana ati Imana, noneho ndasebye, ndimo ndabibona ko nsebye, ndanasebye. Byibuke ko Imana yabikuyeho ndetse bikaburira imbere y'amaso yawe ukabyibagirwa. Ibuka aho hantu mu byakubayeho mu buzima, wibuke ko utasebye kandi wabonaga byarangiye nta yandi mahitamo ahari. Ibuka aho ngaho, ibyo biguteye kuramya Imana, uvuga ati Mana wandengeje aha, ungeze aha, na bya bindi nacyaje niganiriraga ku gitanda ryamemo, nibaza niba buri buke niba uwo munsi ndi buwurenge, aho warabikoze. Ibyo ngibyo bikuremere imbaraga zo gushima Imana. Utangiye kubwira Imana, Mana ndagushimye kuko wakoze ibi n'ibi. Mana ndagushimye nubwo amadeni ariho uyu munsi nariye, nubwo ibibazo bihari ariko uyu munsi mfite ubuzima, nubwo business yanze ariko ntabwo ndi mu bitaro, ntabwo ndwaye. Utangire gushima Imana, uyibwire, utangire urebe kuri bya bindi bike ufite Imana yaguhaye. Haleluya! Komeza utumbire Yesu, umuhanga amaso. Muri ndi we yaravuze ngo kumanywa na nijoro umuhanga amaso, kuko iyo ukuye amaso gato kuri Kristo utangira kwirebera ku bibazo, noneho birarangiye, nzababone. Kandi Imana ntabwo ikunda amaganya adutandukanya n'Imana no kutabona imirimo Imana yakora mu buzima bwacu. Mwene data, mushiki wanjye, komera, ihangane, rwana urugamba. Nanjye nyiri kubabwira
ntabwo bimeze neza, ariko icyo nzi cyo izi Imana yakoze mu buzima bwanjye, aho nabonaga birangiye nsebye, aho nabonaga birangiye ubuzima burangiye, Imana hari ukuntu yabigenje birarangira ndanabyibagirwa. Mwene data, mushiki wanjye, ikomeze kuri Yesu, kuko Yesu turi kumwe turi amahoro, Yesu turi kumwe tuzanesha kandi tuzatsinda. Ngo kandi ntitureba ku biboneka. Mwene data, mushiki wanjye, igihe kirageze ko utareba ku biboneka by'aka kandi ugatumbira Imana ukareba Yesu. Kenshi na kenshi muri iyi minsi Imana ntayihishurirwa, ndimo ndarira nibaza iminsi yose natambutse ntashima Imana, ahubwo amaso yanjye nyahanze ku bibazo n'ibintu bitari gukoreka mu buzima, n'ibyo nagerageje bigafeiringa, nkabihanga amaso. Umwanya wo gushima Imana ukabura, umutima wanjye kuzura amaganya. Ariko shima Imana ko ari nyembabazi, ihora itubabarira. Mwene data, mushiki wanjye, wihanga amaso ku byo ubona udafitiye ibisubizo. Hari ibyo Satani azaza agatwara, uzamureka ajyane, utumbire Yesu, ushime Imana. Utangire gerageza gatoya rwose, ugarura amaso yawe yakure ku bigeragezo no ku biguhagurukiye, urebe ku byiza Imana yakoze, utangire ushime Imana. Ndagusezeranya mushiki wanjye, mwene data, uraza kugira amahoro adasanzwe, kandi Uwiteka ari busure ubugingo bwawe. Ndabashimiye cyane, ndabakunda. Uwiteka Imana yo izi kugira neza ikomeze iduhe umugisha twese hamwe. Ndabashimira ku buryo mukomeza gukurikirana iyi shene ya Keto TV 47, mbifuriza umugisha w'Imana, ngamahoro y'Imana abe muri wowe utarakanda subscribe wabikora ugasharinga video ziri hano kuri Keto TV 47 n'abandi bakumva ubwo butumwa bwiza, kuko isi ikeneye Kristo, isi ikeneye ijambo ry'ihumure, isi ikeneye abantu bo kwibwira amagambo agarura amahoro mu buzima. Ndabashimira cyane kubw'ubufatanye mutwereka, ndabashimira abandika muri comment turabisoma, ndabashimira cyane kandi mukomeze mukunda Umwami Imana. Kuri uyu mugoroba ushobora kuba we uri gukurikirana iri jambo ry'Imana utarakizwa, utaragira Yesu Kristo n'umukiza, ariko reka mutangarize ko Yesu aragukunda kandi Yesu arakiza, Yesu atanga ubugingo. Niba utakijijwe ukaba wavuga ati mwadusengera natwe mukadufasha kwakira Yesu Kristo n'umukiza, kugira ngo ayo masezerano yo mu ijambo ry'Imana natwe atugereho. Gukizwa n'ubuntu, kubikomeza no kwiyemeza no kwitanga no kwihangana. Noneho niba utarakiza uzareka dusengane iri sengesho usubiyemo. Uvuga uti Mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanjye, nguze uwo Mwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Umbabarire ibyaha byanjye, usiba amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ungire uwawe, unyobore, umpagakiza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nyakubahwa ku ngoma, senge umuntu wese wakurikiranye Keto TV 47, reka imbaraga zawe zibe kuri we, umucyo wawe umuvire, reka izuba ry'amahoro n'umutuzo yase mu buzima bw'abadukurikiranye. Mwami Imana, ahari hari abari guca mu burwayi n'intambara zitandukanye, reka Mwami Imana imbaraga zawe zibaremeshemo kwihangana no kurwanya intambara nziza. Abari bacitse intege barambiwe, reka Mwami Imana bahe kwihangana, baguhanga amaso. Mwami Imana, urwaye reka umukize. Mwami Imana, hari abarwaye indwara zananiranye za kanseri na sida n'izindi ndwara zigaragarira abantu ko zikomeye. Wowe uri Imana ikomeye, uri Imana ikiza indwara. Ndatura gukira ku bantu bawe, reka urwaye wese ari kureba iki kiganiro umuhe gukira kandi yizere yakira igitangaza cyawe Uwiteka. Mwami Imana, abakiriye Yesu Kristo n'umukiza ndabasengera kugira ngo barwanire, ubahe imbaraga zawe, bakomere mu buntu bwawe, kandi bagire ijambo rizima rizabafasha kuzashika ku munsi wawe ukomeye wateguye. Komeza ubane na buri wese, natwe tugende turwanirire byose kuko ushaka niko nshaka. Gusaba bike ibyinshi twari mu kubuntu Uwiteka Mana nyir'ingabo, icyubahiro n'ishimwe n'ibintu byawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu tubisabye. Yesu wakoze, amen.